Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, dukundane nk'uko Imana idukunda. Aha tugeze ni kuri wa murongo wacu wa YouTube witwa buri munsi, duhure n'Imana buri munsi. Guhura n'Imana turabifashwamo n'amasomo y'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe, umwaka wa liturujia B. None tariki 3 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 2, umurongo wa 18 kugeza kwa 24. Mu ntangiriro Uhoraho Imana amaze kurema isi n'ijuru aravuga ati: si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana bumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo arebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina kiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira. Afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati: noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye. Uyu azitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 128. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Nguko kahaga umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uhoraho araguhera umugisha i Siyoni iminsi yose y'ubugingo bwawe, maze uzabone abana b'abana bawe. Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Isomo rya kabiri ni ryo mwebora yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Bavandimwe, nyamara dore icyo tubona: Yesu wagizwe muto ku bamarayika mu gihe kigufi, ubu kubera ko yababaye agapfa, tubona atamije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro. Bityo kubw'ineza y'Imana, urupfu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yirema byose ikabibeshaho, igira ikirenga umwana wayo ari uburokorwa bwose buturukaho, imunyujije mu bubabare ngo ibonereho kwigarura abana batabarika basangira ikuzo ryayo. Koko rero utagatifuza n'abatagatifujwe basangiye inkomoko, bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 2 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Abafarisayo begera Yesu, maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we, ariko bamwinja. Arababwira ati: Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati: Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati: icyamuteye kwandika iryo tegeko ni uko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore. Niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagira umuntu utandukanye icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati: koko umugabo usenda umugore we akazana undi abasambana. Umugore nawe utandukana n'umugabo we agacyurwa n'undi abasambana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Icyo Imana yafatanyije nta muntu ushobora kugitandukanya. Bakristo bavandimwe, Kristo naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi, nibwo tuzabaho nyabyo. Mutagatifu Agustina ati: aime et fais ce que tu voudras. Kunda maze ukora icyo ushaka. Urukundo ababyeyi. Mutagatifu Agustina akongera n'ubundi ati: muvandimwe, ntukavuge ko ubuze umwanya wo gufasha, wo gusura, wo gukora igikorwa cy'urukundo, ahubwo icyo wabuze ni urukundo. Burya kubura urukundo ni ugupfa, kuko urukundo ni irindi zina ry'Imana. Kubura urukundo ni ukubura Imana. Kubura Imana ni ugupfa. Kubura urukundo ni ugupfa ababyeyi. Atari rwa rukundo rwa mpanguhe, ahubwo urukundo nyine rw'Imana. Umunsi umwe umugabo wakoraga umurimo wo gusudira agasazi k'icyuma
kamutarukiye mu jisho nuko rirahuma asigara abonesha rimwe. Nuko ageze mu rugo umwana we abonye atakiri kubona neza aramubwira ati papa ihangane nizere ko ubutaha tuzasubirayo. Nuko se aramubwira ati mwana wanjye c'est ça le risque du métier, ingaruka z'umwuga, ingaruka z'amahitamo. Nejo nzasubirayo ngo tubone uko tubaho. Rero nta kundi nabigenza mwana wanjye. Bakristo bavandimwe, amasomo y'icyumweru araryoshye cyane, aho tuza kuzirikana kuri rimwe mu masakamento 7 isakramento ryo gushyingirwa. Turaza rero kuwibanda ku ijambo urukundo rw'abashakanye mu ngingo y'ubumwe bw'indatana ku bashakanye, unité et indissolubilité du mariage. Turaza kubona ko umwuga wose kimwe n'umuhamagaro wari wo wose ugira risque du métier, ugira ibibazo. Ariko ku bibazo byaboneka mu mwuga cyangwa mu muhamagaro, igisubizo ntabwo ari ukureka uwo mwuga nka wa mwana, ndetse no kuba mu muhamagaro habonekamo ibibazo gushwana. Igisubizo ntabwo ari uko umwe yisubirira iwabo cyangwa atandukana n'undi ngo abe yabireka, ahubwo ni ukwihatira gukemura ibyo bibazo umunsi ku wundi, gukemura ibibazo mu rugo, gukemura ibibazo mu muhamagaro, tukabikemura tugendeye ku ivanjiri, ku nyigisho za kiliziya, uko Imana ibyifuza. Ngo ubumwe bw'indatana ku bashakanye, dore ko nta buzima bubaho nyine butagira ibibazo, risque du métier. Ariko nanone nta n'ubuzima bubaho butagira ibisubizo. Muvandimwe rero shikama rero mu muhamagaro wawe, utareba inyuma, udasubiza amaso inyuma. Wishaka rero kujugunyira inyoni. Mu isomo rya mbere turabonamo couple ya mbere, Adamu na Eva, Imana yahanze. Twakwibaza tuti ese kuki mu bintu byose Imana yari yarahanze yabuzemo uwo bakwiranye na muntu? Igisubizo nta kindi, ni agaciro nyine Imana ishaka kukwereka ikiremwa muntu gisumbye ibindi biremwa byose. Ari inyamaswa, ari amatungo, ari ibimera, nta gisumbye agaciro umuntu. Ushobora kubona amafaranga ugura ibintu byaguye, ariko ntiwabona amafaranga ugura umuntu. Ikindi Imana ishaka gutubwira uyu munsi ni ubwuzuzanye, la complémentarité. Ubwo bagize bati nicyo gituma umugabo adasiga se na nyina akizirika ku mugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Bombi bakaba umubiri umwe. Ubumwe ntabwo ari ibintu bimwe, ahubwo ni ibintu binatandukanye yewe, ariko bikaza gukora ikintu kimwe. L'unité dans la diversité. Iri banga ry'urugo ryo kwizitura hamwe iwanyu, ukizirika iwawe ko mwashakanye, bishushanya ya Mana yiyunga n'abantu, iti nzababera Imana namwe mbere umuryango. Alliance avec Dieu. Le mariage entre Dieu et l'humanité. Nuko rero bavana umuntu wese amaze gushinga urugo, wa mugani w'ikinyarwanda ntugomba kumuzurizwaho ngo umukobwa washatse nabi ahora iwabo. Kwizitura ku babyeyi, kwizitura ku bindi byose, ukegukira uwo mwashakanye, ukegukira isezerano. Ni koko urugo rwiza ni ijuru rito, ni n'umugisha. Anaryo sengesho ry'umurimbyi wa Zaburi none ati Uhoraho araduha umugisha iminsi yose y'ubugingo bwacu. Amen. Umugisha mu rugo. Mu rugo ntabwo Imana itanga umugisha w'igice kuri couple ngo mu minsi mike gusa bagihararanye bakibwirana sheri gusa, ahubwo umugisha ni ubuzima bwose. Imana ntawe ijya inusura, ni twebwe abantu gusa dushakisha ibintu byo kugenda tunusura. Ni koko bavandimwe, umubano w'umugabo n'umugore ushushanya urukundo Kristo akunda kiliziya ye maze akayitangira. Nk'uko twabizirikanye no mu isomo rya kabiri, rwa rukundo rwa Kristo rwitwa muri ya mvugo y'ikilatini amare ad unguem, aimer jusqu'aux ongles, gukunda kugeza ku nzara, ukunda kugeza ku mpera, ku musozo. Umusozo nta wundi ni umusaraba. Yesu yitanzeho igitambo, ubwo bagize bati bityo kubw'ineza y'Imana urupfu Yesu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro. Amen. Igitambo cya Kristo, Yesu dukunda. Umunsi umwe urugo rw'abakristo bari babyaranye 4 babanye neza, nuko umunsi umwe umugore aza kugira ibyago, arwara indwara. Iyo ndwara iramuzahaza cyane, iri kigeragezo nyine muri urwo rwo murabyumva. Niza kugeraho imumugaza, la paralysie, imumugaza igice cyo hepfo, aho bitari kongera gushoboka kubonana n'umugabo we nk'umugabo nyine n'umugore. Ngaho mubyeyi nawe umbwira uko uyu mugabo azabyitwaramo. Bamwe bati biragoye kwihangana, Imana irabona ko ari ikibazo nyine kitabaye ku bushake bwabo. Abandi bati ubwo nyine umugabo azajya yiyaranja, anyaruke gatoya ahita agaruka. Kunyaruka babyeyi. None se babyeyi, ahangaha ninde ufite ikibazo kiremereye? Ari uyu mugabo, ari uyu mugore? Nuko umugore aho yari aryamye nyine kuri ubwo buriri, ahamagara umugabo aramubwira ati rero aho kugira ngo nzumve uri kugenda wandavura, nuko amuhamagara umukobwa uri hafi aho ngaho, aramubwira ati ngo haye uburenganzira kuri uyu mukobwa ajye yuzuza inshingano z'urugo, kuko njye bitakinshoboke kuzuzuza. Kuzuza inshingano bugeze mu rugo rutari urwawe. Nuko wa mugabo n'ibyishimo byinshi arishima ko umugore amubohoye, ngo umugore aramudohoreye.
none se mama nawe papa, ikibazo kivutse mu rugo rwanyu ni uku namwe mwagikemura? Wasanga nawe hari abo wagiriye inama yo gukemura ikibazo kuri ubu buryo, niko gukemura ikibazo kimwe ugasiga uteje ibindi bibazo igihumbi. Mbere yo kurebera hamwe ibyo bibazo igihumbi iki kibazo kimwe gitera, reka turebere hamwe igisubizo cya gatigisimu n'igisubizo cya Yezu mu Ivanjiri ku bibazo biri mu mubano w'abashakanye. Icya mbere, gatigisimu bavuga ko ugushyingirwa ni umwe umugabo n'umugore basezerana mu rukundo kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo kandi barere uko bikwiye abana Imana ibahaye. Amen. Naho mu Ivanjiri y'uyu munsi turumva ko umubano w'umugabo n'umugore kuva kera kose na kare hagiye habonekamo ibibazo, bamwe rero bagashaka kubikemura bagendeye ku marangamutima yabo runtu, abandi bakabyihunza. Ariko birababaje bavandimwe kubona Yezu aduha igisubizo cy'ukuri twagenderaho, aho kumukurikira no kumukurikiza tugakomeza ibyo mu isezerano rya kera. None murebe namwe aho bamwe bibagejeje, mu ngo zimwe na zimwe zirara zishya. Nuko abafarisayi begera Yezu maze bamubaza bamwinja niba umugabo afite uruhushya rwo gusenda umugore we. Bamwinja ababyeyi. Ngiki igisubizo Yezu atanze, uko amasekuruza azagenda asimburana ntikizigera gisaza. Yezu ati umugabo asiga se na nyina akifatanya n'umugore we maze bombi bakaba umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire utandukanya icyo Imana yafatanyije. Amen. Urakoze Yezu kuduha igisubizo. None se Yezu ko zagatanya ziri kuvuza ubuhuha muri ino minsi, nta buryo watudohorera ukaregeza kuri uwo mugozi? Ndabizi Yezu akumvise yahita gusubiza nk'umunyarwanda ati iyo uciye umugozi ibyo wari uhambiriye birasandara, ari umugozi ugacika n'ibyo wari uhambiriye byose bigacika cyangwa bigasandara. Tugaruke gato kuri wa mugore wahaye pase umugabo we nk'umukinnyi upasa undi umupira. Ese mubyeyi, ukurikije ibisobanuro by'iri sakramentu, hari icyaha kirimo gukora pase nk'iyi? Bamwe bati ko bombi se babyumvikanye, ikibazo kiri he? Abandi bati uyu mugore ahubwo ni imfura, ngo ibi bishoborwa na bake. Babyeyi tuve mu rujijo. Ku mukristo wamenye Kristo by'ukuri, iyi pasi ntibaho. Iyi ni longue pass. Uku ni ukwipasa muremure nyine. Iyi ni pasi ya sekibi. Kirazira kikazirizwa ko hari umuntu wa gatatu winjira mu mubano w'abashakanye, kuko nyine mu Kinyarwanda rwubaka babiri. Uwo wa gatatu nanabaho muzamenye ko ari nka rya dohora Musaya yarakoze abitewe no kunangira kw'Abayisiraheli. Kandi nyine umuntu wa gatatu mu mubano ni urupfu. Uwo muntu wa gatatu naza muzamenye ko byarangiye, mwasesewe, mwinjiriwe, urugo muzamwarushenye. Umuntu wa gatatu ni ukwitonda. Yaza habona, yaza rwihishwa, c'est dangereux, c'est danger de mort. Wegereye wapfa nyine. Rero wa mugore we nta soni gutanga pase nk'iyi? Koko bagatsinda ibitego by'umutwe nk'ibi uri gufana? Nta soni kubona wabona inzu yawe iri gushya ukazana ijerekani uzi ko yari amazi kandi yari essence ugiye kuzimisha umuriro essence? Babyeyi nawe urahahira. Dore ikindi gisobanuro kigufi kuri mariage. Le mariage c'est le signe de Dieu qui nous aime irrévocablement. Ni umubano wacu n'Imana idukunda bidasubirwaho, nk'uko abashaka nyine bakagombye gukundana bidasubirwaho irrévocablement. Rero umubano w'umugabo n'umugore twawugenye n'amazi y'amarike ushyiramo ifu ubundi wacumba bigatanga ubugari. Ndakubwiza ukuri, nubwo waba warize za kaminuza zahe, ufite amashuri n'agashuri, uwakubwira ngo wongere uvangure ifu uyishyire ku ruhande n'amazi uyashyire ku rundi ruhande, ntabwo wabona zeru gusa, ahubwo banakwirukana. Nguko uko nyine icyo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanya. Uwo yaba ari inkunguzi, yaba ari kwikoraho. Hari ibintu byinshi bidasubira inyuma pe. Hari ibintu utanga ntihongere kubigeraho uruhare. Rero harimo n'umubiri wacu. Akenshi bamwe bajya bibeshya bakishora mu ngeso z'urukozasoni z'ubusambanyi, ariko bakibagirwa ko uyu mubiri dufite igihe cyose warangije gukora isezerano, ariko wihaye Imana ari no kubashakanye, ntuba ukiri uwawe bwite. Ubu uwo mubiri nyine warangije kwegurira Nyagasani. Rero wa mugore we utanga pase, kwipasa muremure ni nko kugaba ibitari byawe. Ni nko kwajya mu kiraro ugafatamo inka y'abandi ukayigaba. Ubwo n'ubucuyi, ubwo n'ubuhemu, ubwo n'ubujura n'ubusambo. Iyo wamenyaga ko gusambana ari n'ubusambo buri kwiba, wagatangira ubicikaho. C'est voler Dieu. Ukibageza nyine ko ari by'Imana. Rero kwinjiza mu rugo undi muntu uko no kwivogera no kwizanira gatanya. Mu rwishigishara rusoma. Ukizanira guca inyuma kweri, ukabitegura ukabishyira mu bikorwa. Nizere ko Ivanjiri ya Yezu nawe wayumvise utakinangiye. Reka dusoreze ku nkuru yo hirya kure muri Afurika, aho umugabo n'umugore bari babyaranye gatanu, aho umwe yaje kwandura agakoko gatera sida,
nuko aza kubaza mwarimu agendeye ku isezerano ry'abashakanye rigera riti nemeye ko umbera umugore cyangwa umugabo kandi ngusezeranye ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Amen. Ngaho rero mwarimu mbwira ko mukunda namureka agapfa wenyine? Ubwo se kubyerekeye n'imibonano y'umugabo n'umugore twabyitwaramo dute? Cyangwa azatandukane nawe burundu ko numva n'ubundi yampemukiye ariko se nabwo ntandukanye nawe, ubwo sinabanishe koko iri sezerano? Ngaho mwarimu ngira inama. Nuko bamwe mu bumvise iki kibazo bati Emma, ndamutse nanduye sida nahita nkora ibishoboka byose nawe ngahita mwanduza tukazapfana twembi nawe, twajya kwipimisha nyine tugasanga twembi twaranduye, ibyo bigaherera iwacu kuko ibisa nyine bisabirana. Abandi bati Emma, kwirara ari ikibazo kiremereye, ubwo se twarekeraho kongera kubonana? Abandi bati agize ubutwari bwo kubimbwira ko yanduye namureka ubundi tugapfana nanjye akazanyanduza kuko nyine nta kundi byamera nahebera urwaje. Nuko mwarimu arababwira ati hari ibibazo byinshi ku isi, habaho bifite ibisubizo by'amahame les vérités universelles, bya bisubizo ndakuka biri mu bwoko bwa rimwe guteranyaho rimwe bingana kabiri, ariko hari n'ibindi byinshi by'ingutu. Mbese nk'iki cyacu umwe yaranduye mu rugo bisaba gusubizwa mu rugo couple iri yonyine, mbese bakarebera hamwe les réalités pratiques. Ariko nubwo byasaba umwihariko wa buri couple yahura n'iki kibazo, hari igisubizo cy'ibanze twagenderaho gikubiye mu magambo abiri: il faut lutter contre l'isolement et lutter pour la protection. L'isolement et la protection. Akato no kwirinda. Akato cyangwa kwirinda, muvandimwe ugize ibyago ukarwaza cyangwa ugahura n'umurwayi, kirazira kikazirizwa kumuha akato. Ntukamwinene, ahubwo igishoboka ushobora kwirinda protection kandi nawe ukamurinda. Mu gihe habaye ibibazo nk'ibi nibwo haduka ubundi buryo bushya bwo kumwitaho, ariko nawe ukinda ko wakwandura kugira ngo nyine ukomeze kwita kuri uwo murwayi. None se uri kugenda mu nzira ugatokorwa kwa musuderi wacu hejuru, ijisho rigahuma, ngo kugira ngo ijisho ryifatikanye n'irindi, ngo irindi ritaza kubabara cyangwa rirakare, irisiga uzariteramo urusenda ngo yomba hume, ngo amaso yomba hume babyeyi, ngo afatikanye. Aha, uko kwita ku muntu urwaye bidasaba muganga no kubanza kwandura indwara y'umurwayi, ni nako mu mubano w'abashakanye iyo hagize umwe muri bo wandura cyangwa uhura n'ibindi bibazo, uwo ngo atanduza undi, ngo ubwo ubutwari kugira ngo noneho na wa undi utanduye akomeze noneho kwita kuri wa undi wanduye, ngo ubwo ubutwari. Umwe ararwaye undi akamurwaza, ngo ubwo ufatanye mu rugo, ngo urwo urukundo, ndetse wa undi utaranduye akaba nawe uzita no ku bana, yewe n'igihe undi yaba apfuye agakomeza kubitaho, agakomeza kwita ku rugo, agakomeza inshingano z'urugo, kabone n'igihe undi atagihari. Rero uramutse wiyemeje kwandura ku bushake ubizi neza kandi ubishaka, ndaho bitaniye na wa mugore utanga passe longue passe ku mugabo we kamuha uburenganzira ngo azane undi. Icyo gihe uzamenye kuri gutanga ibitari byawe, uri kugaba inka zitari izawe, uko ni nko kwiyahura. Icyo ni icyaha gikomeye, kandi aho uri wowe ushobora kugira kubera ko ngo wadohoye ngo bazagushyira mu rwego rw'abatagatifu, yewe ngo abamaritire, nk'umuntu witangiye mugenzi we ngo kubera urukundo. Anya, uko no kwiyahura. Igisubizo ntabwo ari gatanya gutandukana, kandi nta nubwo ari ukwanduzanya. Namwe mwumve ko kwanduzanya nyine bigayitse, binasuzuguritse, bivugitse nabi. Igisubizo kandi ntabwo ari ukumuha akato, ahubwo protection, kwirinda, izindi mbaraga nshya zo kwirinda. Ngurwo urukundo kubashakanye no kubandi bose, kwirinda ukarinda n'abandi kwandura. Nivugiraga kwirinda icyaha ukarinda n'abandi kwandura icyaha. Protection contre le mal, kuba intwari mu rugo. Nuko rero buri wese ajya hano mu bano n'uwo bashakanye ko atazaba ari we ntandaro y'ikibazo, gusenya, guca inyuma. Buri wese mu rugo haranira icyahisha undi agaciro, buri wese haranira gutaba gatanya mu rugo, kwirinda kuzana undi wa gatatu mu rugo rwanyu, ahubwo tube bagahuza imiryango. Igisubizo cyazo ntikizigera gisaza na rimwe. Kirazira ko abashakanye batandukana, nubwo mwasaza cyangwa mugashaka kunusura kuri iryo sezerano ry'Imana muri za passe, kwipasa muremure. Yezu we ati ikimana yafatanyije ntawe ushobora kugitandukanya. Amen, amen. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.